none ikanisa rikomezwa niki? Ikanisa rikomezwa n'ibintu bitatu. Dufite ikibazo cy'abantu babesha ngo abazungu bazaba ifaranga, ngo hari abantu bazabona aba sponsor. Usengera aba sponsor biki? Niwe sponsor rya kanisa. Muraho neza mwese aho muherereye. Reka tubaheze mwiriwe. Tunababwire mwaramutse bitewe n'amasaha urebeye kino kiganiro. Ahangaha turi kuri Grace Tabernacle TV. Turi kumwe n'umushumba wacu Dr Musinga. Yego. Niwe tugiye kuganira. Ni nk'abiri cyangwa atatu ariko amagambo meza y'ubwenge agiye kuduheza umuco w'ibyo dusanzwe tubona mu materaniro, mu matorero ya none, surtout cyane mu bwoko bwacu bwa Kinyamurenge, mu bwoko bwacu bwa Nyamurenge. Ni ibibazo tugiye duhura nabyo cyane none tubashe no kubirezudira. Dr tugwaye ikaze. Murakoze, turabegereje namwe hano kuri Grace TV. Umeze mutese? Tumeze neza, turashima Imana. Araho nkora no muntu nkorera kubera ko nzi ko akunda kurya. None nkamubwira none naje kana ngo tuzatume inshuti nkamushomboreza mufite inzara. None namubwira ati ngo mfite inzara kama ngo always ngo you hungry. Ngo always none nawe. Buri gihe nkubonye mbona wishimye, buri gihe. Niki bitegwa niki? Bibiri iravuga ngo mwishime iteka. Mugomba guhora mwishimye. Kubera ko Yesu ko yatugiriye neza, tukaba turiho turi bazima dufite agakiza. Kubera ko tutishima. Ndagasaba abantu maze bahora bishimye mu rugo rwabo, bishimye hamwe n'abana babo, mu muryango no mu itorero. Abantu bahora bishimye kuko Yesu yatugiriye neza. Hari umuririmbyi wo korali ya Emmaus yararimbye ngo nimba kubaza ngo kuko harana amahoro ngo uzubabwira ngo ni Yesu wageze gute? Wagize neza. Ni Yesu wangiriye neza. Ni Yesu yatugiriye neza. Turakwiyegereje hano kuri Grace TV. Yego urakoze. Uyu mwanya umeze ute? Uyu mwanya umeze neza, twongeye kugira ibihe byiza kandi turabonanye n'ubuntu bw'Imana. Asante cyane. Yego. Tugiye kuganira kuri bibiri. Yego. Cyangwa bitatu. Kubibazo dugenda dura nabyo mu makanisa yacu. Mu makanisa yacu. Sorry. Niye mpamvu itera gucikamwa k'amakanisa kandi nta bushobozi abantu bafite? Ikibazo gituma tukabyita kwaguka kandi atari ukwaguka. Ikibazo gitera amakanisa yacu gucikamo buriya tuyita gucikamo, ariko si ugucikamo mu buryo bw'umwuka. Tuje muri theology, umuntu afite uburenganzira bwo gufungura cace yiwe muri stati cyangwa se muri constitution y'ibihugu byemera ko umuntu afungura asengera hashaka akaba yotangira itorero ryiwe. Ariko ikigoye kiraho, eske wogiye gutangira ikanisa uri capable yo kuritangira? Ijambo rya kabiri, warahamagawe ngo uritangire? Ufite proof yuko ari Imana yaguhamagaye ngo uritangire? Icyago gatatu, ufite message uzohereza abantu mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubwenge, uzobahindurira ubuzima ubageze mu ijuru. Abantu benshi hari umugani bazabaca ngo umuzigo udashoboye tukawushembera ingata. Yego. Kenshi abantu bakoresha amarangamutima. Ubundi iyo uje gukora ikintu dukoresha amarangamutima, ukoresha ubwenge n'umutima wawe, ukabaza ngo ese iki kintu nzagishobora cyangwa nzakinanirwa. Wumva uzakinanirwa, umuzigo udashoboye wenda ugomba kuwushembera ingata, urareka ukavuga ngo nzakomeza nkorane n'abandi, nzayoboka abandi, naba ntari titirere nzakomeza mbe munsi y'abandi. Ariko ikibazo two kwibaza, biva he? Ahantu hambere biva abantu bose mu kuba ibyigenga. Umuntu wese yumva agomba kuba on top, akayobora, akaba hejuru y'abandi. Rero abandi bamuyobora kumva atanyuzwe. Rero ikiranga abantu benshi batize, tibemera creativity y'abandi, tibemera to be under somebody leadership, kuba munsi y'ubuyobozi bw'uwundi. Ariko umuntu wese wize ufite ubwenge aza kunda ko bamuyobora kugira ngo yige ejo nawe azayobore. Kwa muzuka mu gitondo gusa ngo ndagiye, biriya kenshi abamwe guhubuka. Buriya nkubwire Sami, kenshi aya makanisa menshi mu myaka 10-20 azaba yarafunze, haza surviving amakeya cyane. Rero menshi cyane abantu baje muri bino bihugu bagomba kwegerana kugira ngo bagire imbaraga. Izi mbaraga zituma begerana, umoja ni nguvu, bazatuma bakora ivuga butumwa ryiza, bagira imbaraga, bashobore kuba bavuga ubutumwa, bwa butumwa buzagira ico buzakora mu bwami bw'Imana. Ariko reka nsobanurire ikintu rero.
ibi bintu rero Yesu yaravuze ngo muzamenyera abantu ku mbuto bera, niwera imbuto nziza uzaba uri mwiza. Rero imbuto nizo zizagaragaza ikikurimo indani, ntabwo impano ufite na ofisi ukoreramo ariyo zizatwereka ko wahamagawe. Reka sobanura ibi bintu. Ngize iminsi nigisha impano z'Imana n'umwuka w'Imana, cyangwa se imbuto z'umwuka n'impano z'umwuka na ofisi dukoreramo z'umwuka, icyo twita ministry dukoreramo, ofisi dukoreramo z'umwuka. Tugira ministeri zitanu z'umurimo w'Imana. Iyo bavuze ministeri zitanu ni ubuapotre, ubupastori, ubuvugabutumwa n'abarimu n'abavugabutumwa. Zose ni zitanu. Izi mpano zitanu zose ziri mu itorero: abarimu, abavugabutumwa, abashumba n'abahanuzi cyangwa n'abapotre. Izi mpano ko ari zitanu ni impano, ni ministeri dukoreramo umurimo w'Imana. Izi ministeri dukoreramo umurimo w'Imana ntiziradusobanurira ngo zitubwire ko wakijijwe neza cyane. Ndagira ngo unyumve neza ahantu. Kwitwa bishop, ukitwa apotre, ukitwa umupastori, kuba nitwa bishop ntibirasobanura yuko inzaba yinjira mu ijuru kandi nageze mu ijuru. Oya, uracyari muri ministeri. Iyo umaze gukizwa ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, wamara kuba umukristo ukuzura umwuka wera, uzuhabwa impano 9: ubuhanuzi, kuvuga mu ndimi, kwizera, gukiza indwara, gukora ibitangaza. Zanditse mu Baroma, Baroma ba mbere hariya 14:2 no kuri 7 ukahasoma, hazakubwira impano 9. Za mpano ni impano uzuhabwa iyo wuzuye umwuka wera. Za mpano mu Giswahili bazita ngo ni vifaa vya huduma, ni ibikoresho z'umurimo. Ariko kandi ntibiradusobanurira yuko uhagaze mu muntu bw'Imana neza. Yesu aravuga ngo, Paulo arandika aravuga ngo ikizatubwira ko uhagaze mu muntu bw'Imana neza. Ariko na Yesu yavuze n'imbuto zera. Ikizatwereka ko umwuka w'Imana kurimo, kurera imbuto zimeze gute. Za mbuto z'umwuka nazo ni 9: ni urukundo, kwihangana, kugwa neza, kugira neza. Ibintu zose ukazisoma imbuto z'umwuka, Galatiya 5:22 hazakubwira imbuto z'umwuka. Ni byiza ko abantu bera imbuto z'umwuka, nangwa utagira kwirinda no kwihangana no kugwa neza no guca bugufi no kuvuga neza no kugira neza no gukunda. Numara tubwire ngo uri umupasiteri, tubwire ngo uri umuhanuzi, tubwire ngo uri umukozi w'Imana, oya, tuzamenya ko hari ofisi urimo. Ariko imbuto twerera ntabwo ziri kumwe n'Imana, ntabwo ziri kumwe. Abantu buzuye umwuka ntabwo ariko bamera. Iyo wuzuye umwuka wera ugomba gusoma ijambo ry'Imana, ukera imbuto nziza, ukagira ubwenge, ugasobanukirwa ijambo ry'Imana. Imbuto z'umwuka rero nizo zihamya neza ko Imana igutuyemo kandi uri muri wowe. Uzaca bugufi, uzihangana, uzagwa neza, uzabana n'abantu neza. Ibi byose ubona, izi ntambara dufite mu matorero kenshi nuko abantu umwuka barawurambitse barawuta. Iyo wuzuye umwuka wera ukiri kumwe n'Imana, ntabwo worakara, ntiworwana, ntiwotukana, ntiwogambirira, ntiwogambana nabi. Bibiliya yarambwiye ngo umuntu wuzuye urukundo muri we, ngo urukundo ngo ruza rurengera ibibi byinshi abantu bakoze, rukihangana. Ngo ndage ngo doyengo ibi ngo zabaye ngo yakoze, yagusaba imbabazi ukanga kumubabarira. Umuntu yokuzura umwuka yamara akanga kubabarira, wiyita ngo uri muri ofisi runaka ya bishop, ya pasiteri, y'umukozi w'Imana, ugomba kwera imbuto zikwiriye abakozi b'Imana. Murakoze. Hahamagagwa nde? Ese uhamagawe wese ni ngombwa ashinga ikanisa? Oya. None se kubera ko umuntu wese wabaye umuyobozi w'itorero runaka, wabaye pasiteri, ashinze ikanisa, atubwira ko yahamagawe? Ese abahamagawe bose bahamagariye kubaka ikanisa, gushinga ikanisa? Guhamagagwa ni kimwe, gushinga itorero ni ikindi. Ubundi iyo bavuze gushinga itorero, ni ahantu za ministeri zose zitanu zihurira zigakora. Ni ahantu za mpano 9 zose zikora. Bibiliya yarambwiye ngo Imana itanga izo mpano ngo kugira ngo bose bafashwe, umubiri wa Kristo wubakwe. Iyo Bibiliya ivuze ngo umubiri wa Kristo niki, iyo Bibiliya ivuze umubiri wa Kristo, ibivuze itorero. Itorero risobanura amagambo 5. Itorero risobanura ngo umubiri wa Kristo, itorero risobanura ngo ni famiye, itorero risobanura ngo ni uruganda, itorero risobanura ngo ni ibitaro, itorero risobanura ngo ni ishuri, itorero ry'Imana risobanura ngo ni famiye, na hantu duhura twese umuryango tukaba umuntu umwe. Rero iyo duhuye tuba tuje ngo ziriya mpano zize zikorere hamwe zubaka umubiri wa Kristo. Iyo rero duhuye bamwe bakaba proud, bakagira orgueil, bashaka kuja gutangiza ibyabo,
batarabihamagariwe. Ushobora kubura umuvugabutumwa utari umushumba. Ubundi abantu bemerewe kuyobora itorero ni abashumba bafite impano y'ubushumba. Urashobora kugira izo ministeri zitanu zikaba muri wewe, ugashumba itorero ya apotere, uri umwarimu, uri n'umuvugabutumwa, izo mpano zose zikurimo. Ariko iyo wagiye gukora ibintu byawe ukizerekana ko ibintu ari ibyawe, Imana itabirimo cyangwa wabikoze nabi, ikintu cya mbere bizoshira, byama bigushira mu mazi, mu ntoki nk'amazi binyerere, cyangwa nko umunyu bishonge birangire uhaye ureba gutya. Wabigiyemo ari atari ibyawe. Ubaza Imana uje mu bintu byawe. Icya kabiri, namba ari ibintu wagiyemo atari ibyawe cyangwa warabikoze nabi, uzopfa nugenda bijane nawe. Urashobora gukora ikintu kubera ko ufite amafaranga, utanga itorero ugahemba abantu, ukabaho, wapfa bakavamo bakagenda, cyangwa ibyo wababwiye batabibona bagavamo bakagenda. Ariko iyo ari Imana yaguhamagaye, idore kiza cyerekana ko Imana yaguhamagaye ni ukuja ku mavi ugasenga Imana ikazana abantu, apana kubahendahenda, apana kubinginga, apana kubasaba. Imana data yaguhamagaye, iyo yaguhamagaye ziguhamagarira abantu bakaza mugakora umurimo w'Imana. Nubwo we uzapfa, umurimo w'Imana uzagumaho. Nuko iriho, umurimo w'Imana izagufasha. Nubwo uzahura n'ibibazo byinshi, uzabyihanganira uruhu bicemo. Nzabwira abantu ngo gutangiza icyo itorero ntabwo ari icyaha, n'uburenganzira bwawe. Gupima amahirwe yawe, ko upima bigakunda, amahirwe yawe binanira, uzagaruka yajya wavuye uhasubire, si icyaha. Ariko namba ari Imana yaguhamagaye, bizatinda bizakunda, ubwiza bw'Imana buzagaragara kuri wewe. Yesu amaze imyaka ingahe apfuye? 2000 n'ingahe? Ni na 24. Umurimo wa Yesu uracyakomeje n'ubu nyine tuwurimo kuraguka. Ntabwo wofa ngo umurimo w'Imana ufe. Oya, umurimo n'uw'Imana nufa, umurimo w'Imana uzakomeza, kuko ari Imana yawushinze. Niwe nyirayo, ni umurimo wayo, izabana nawe, izawuhagararira kuzageza ku munsi wa Yesu Kristo. Yaravuze ngo itorero ni iryayo, ngo niyo yatangije umurimo, kandi niwe izawusohoza kuzageza ku munsi wa Yesu Kristo. Ngo kandi itorero ryayo azogishira ari ryera, ridafite kizinga cyangwa umunkanyari. Imana ikugirire neza. Okay. Hatangiza itorero umushumba, none se ntarabona umukristo runaka, tuvuge ngo jewe ndi umukristo, ndi umukorari, numve ko nashinga itorero. Ariko abantu bose bashinga amatorero nababanje kuba suyundi muntu, n'abapasteri mwasengeye, sibyo? Murabarezi babaye bakuru, murabasenga babaye pasteri, mwamara kubasengera bakumva ko umuhamagaro wo gushinga ikanisa ugeze mbare gutinda kuri ibyo bintu. Yego. Ni ibintu biri mu guteza intambara. Twavuga ko bari abantu bahamagawe, cyangwa mugera amafaranga ari ahantu muza muduhisha, abanywa amafaranga akabona amafaranga azayinjira ari menshi, tamenye uburyo agenda, bigatuma aje gushinga ikanisa giwe kubera ko uramuhamagaro utaje atarasengwa ku pasteur. Nta mafaranga aba muri church abamo. Oya, amafaranga abamwo ni makeya cyane, atatuma abantu barwana. Ikintu buri akenshi abantu barwanira muri church ntukize ni icubahiro. Abantu benshi aho bahuriye, ukomeze kuvuge, ubwirize, ugire gute, abantu bacu bakunda gatuti cyane. Aho niyo intege nke buri yaziba. Amafaranga azazara ya kabiri, aya mbere ni icubahiro, aya kabiri na amafaranga. Abafungura ikanisa n'uwahamagawe. Ubundi ikigaragaza umuntu wahamagawe, nuje gufungura ikanisa ari wenyine, ntajane n'ubundi, akagenda wenyine ko Imana yamuhamagaye, akaba ni mu nsengere, ngiye hantu runaka kuvuna, icyo mu Kinyarwanda bito no kuvuna, ngiye gutangira church. Uwo niwe muntu uba warahamagawe n'Imana. Dore amakosa ari mu gukogwa muri iki gihe niki, nukuja gutangira ikanisa aho kuja kuvuna ngo uvuge ubutumwa, ugatangira usansibiliza abantu bamenye Imana bari mu itorero, ubwira abantu ngo muze dutangire ibyacu. Iryo ntabwo ari ikanisa, ayo ni relationship mwamugiye gushira hamwe, mufushaka muvukana, abo musangiye, mugire gusa fellowship yanyu muhuri. Ariko icyo Imana ishaka, Imana irashaka ngo muzane benshi batazi Imana, baze bamenye Imana. Abataramenya Yesu mubabwirize baze bamenye Imana. Naho kubwira umuntu uri mu ikanisa niko gusanga nk'ibyagiye mu kibuga, ukayibwira ngo kure muri iki kibuga ije kujyama muri kiriya. Iko nagatorero ni ubusabane, ntabwo ari ivuga butumwa. Ivuga butumwa ni ukugenda ahantu ukaja kuvuna,
ugatangira uri wenyine, ahasigaye Imana ikaguhamagarira. Naho kwinjira mu makanisa ukaja gusaba abantu baba basenga bari mu ikanisa ngo nimuve aho muze hano, ni akajagari, niko gatera intambara. Ni ugutangiza itorero muri wrong way, mu nzira itari nziza. Iyo nzira ni iri mu guteza intambara. Unamba Imana yaraguhamagaye, haguruka uje mu wundi muryi, ushuka kubita ingoma, utangira itorero. Amahoro azaba Imana igusange, Imana izaguhamagarira. No mu ijuru no mu isi bazanezererwa umurimo wawe, kandi Imana izabana nawe. Imana izakugirira neza kuko wakoze neza, nayo izabana nawe. Urakoze, sinzira wanasubije ikibazo cyawe. Oya, uragisubije ndumvise cyane. None ikanisa rikomezwa niki? Ikanisa rikomezwa n'ibintu bitatu. Ikanisa rikomezwa n'amasengesho. Ikanisa rigakomezwa n'urukundo rw'abakristo. Ikanisa rigakomezwa n'ivuga butumwa, kuzara mukabwira abantu bakava hanze bakaza mu itorero. Namwe mwebwe bari mu itorero mugakundana. Yesu yaravuze ngo ntimukabwira abantu ngo turi intumwa za Kristo, ntimukabwira abantu ngo ariye wacu hari itorero, ntimukabwira ngo oya mwe mukundane gusa muri hamwe. Nimukundana abantu bazomenya ko muri abigishwa banje. Uzi impamvu abantu basohoka mu itorero? Nuko rya torero barimo ntibarikunda, nabo bwa bari kumwe ntibakundanye. Abapasiteri ntibakundanye bakorana, abakristo ntibakundanye basengana, abakorani ntibakundanye baririmbana. Bituma umurimo w'Imana udakura, utaguka. Ubundi nta mushumba uzari intama zizari izindi ntama. Ba bantu bakundana nibo baza bakurura abandi bakaza bakabasanga, kubera ko barya abantu bari kumwe. Bantu baba bakora ibintu nabi, batakundana baha bakora ibintu uko bashatse, nta mutwaro bafite umurimo w'Imana. Biragoye ngo abandi babasange. Noneho bamara kubura abantu bagasigara bagenda binginga kurusha. Mwene da, waje gusenga iwacu, wagize gute? Uzamuhendahenda umuha akazi, umuha ifaranga aze n'ibishiragindi. Ariko nupfukama mu mavu ugasengera itorero, ukaririra Imana nyiri itorero rizaryagura. Abantu nibakundana bazobasanga. Nimuja kubwiriza batarakizwa bakabasanga, inyenyeri y'Imana izamanuka, ubwiza bw'Imana bugaragare. Imana izabahundagazaho imigisha, umurimo w'Imana uzakomera ugagare. Yesu Kristo azarindaza ugihari. Zino za Anglikani, uziko dufite amakanisa amaze imyaka 1000. Za Anglikani zatangiye mu myaka 1000 irashize. Za Katolika gena za Methodiste ko ziramara hafi masiyekere. Ubwo mu ntambara ya kabiri y'isi za Methodiste zari zihari, ba John Wesley nubwo bariko yatangira barafuye ntibagihari, kuko bari buzuye umwuka. Bamenya sekre yo gukorera Imana, bamenya gupfukamira Imana no kurira Imana no kubwiriza batarakizwa no kwigisha abantu gukunda Imana no gukundana. Umurimo warakomeye uraguka ukwira isi yose. Ariko gusa abantu babiri gushekererana ngo nimuze dutangire, bakaje inama abagabo babiri bavukana cyangwa abagabo babiri bahuje igitekerezo ngo ngwino tugende, mwarangiza mukaza musansibiliza abandi. Ibyo ndavuga butumwa ririmo biriya n'ugukina. Bizagenda hari abishire bafunge, bamwe bagende abandi bagaruka, abandi bagere nyuma. Nibatagenda mugihari nimupfa nabo bagende. Ariko uzapfukamira Imana, ubwira Imana yaguhamagaye, ikuzanira abo ubona ko mugomba gukorera umurimo w'Imana hamwe. Umunsi umwe Imana izazana abanyamahanga, izana abantu bavuye kure, baze mubona ubwiza bw'Imana. Tubavuga ngo amen. Amen. Nuko turafashijwe. Iza hano Indiana, umugore yageze ahantu anyicaza, aranze ustanijoro bzuka nkubaza, ni gute warahamagawe koko? Woje ahantu hatari abandi bantu bamara n'abandi ntibagusange, ukavuga ngo Imana yaravuze. Ndabwira ngo Imana yaravuze, ihangane sheri wanje, tegereza ubwiza bw'Imana, tegereza umunsi muzabona Imana. Ubu nyine Indiana yuzuye abantu barenga 100, kuko ni Imana yabivuze. Si bose si ngombwa ngo babe muri church yanje, oya bagomba gufungura n'ayandi. Ariko Imana ico yambwiye ngo nzaze hano nabo bazaza baraje, si ngombwa ngo bose babe wanje. Ariko aho bari nabo bako barakorera Imana muri Indiana. Imana ndiyambeje. Rero ni byiza ko uje gukora ikintu ugatekereza gatatu namba ari Imana yakubwiye, kandi namba ari wo muhamagaro wawe, namba ari wo muhamagaro wa Imana yakubwiye. Umunsi umwe nubwo hoba intambara zimeze gute, bizamenyekana ko hari Imana yaguhamagaye. Nubwo uzabutakiri muri no mubiri, mu ijuru uzahabwa ingororano. Abasigaye bakomeze byayere ko Imana yaguhaye. Urakoze cyane. Mu buryo bwo gukomera kw'ikanisa, turetse mu bitu z'umwuka, yego umwuka ufasha gukomera ikanisa, sibyo? Umwuka ufasha ikanisa gukomera, nacyo kintu gikomeye cyane. Tugende mu buryo bwa ekonomi. Ni gute ikanisa rishobora kuzamuka mu buryo bwa ekonomi, tukumva ko ikanisa rifite ubuzima gatozi? Byakugwa gute? Ikintu cya mbere uvuze, mushaka ibyangombwa by'itorero rya leta, mukagira ibyangombwa by'itorero, mukaba muzwi na leta. Cyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, abagize rya torero bose, ikibazo dufite, abantu bari gukora mu itorero ntibatanga isadaka, ntibatanga icya 10, barangiza bakazavuga ngo itorero ryacu ngo ridakomerara.
agasa nkaho ahabwira abandi ati utayibwira. Ni wewe tuyo responsable wa rya kanisa, uri responsable wa rya kanisa yo gutanga icyacumi kugira ngo rya kanisa rigire gute rizakomere. Rero kugira ngo ryatorero rigire umutungo, dufite ikibazo cy'abantu babesha ngo abazungu bazaba ifaranga, ngo hari abantu bazabona abasponsa. Usengera abasponsa biki? Ni we sponsor wa rya kanisa, namba warirubuye muri rya kanisa, tutanga icyacumi uri mu bantu babasenga rya kanisa urimo. Ugomba gutanga icyacumi regiriye rema, ukuhembwa ugatanga kimwe mu 10 kugira ngo rya kanisa bazoshobore kuriha umuriro, bakiremwe amazi, bari abapasteri bubaka kanisa, bagure building zabo, bagire gute. Nuko umutungo wa rya kanisa nta handi uzava, ni muri wewe. Abandi nibaza abasponsa abazungu bazabasura n'abandi bazohera harya mugeze, niho bazohera. Icyakabiri kugira ngo itorero rigire economy cyangwa se amafaranga mu itorero, hagomba kubaho gestion nziza y'amafaranga. Ntago pastor agomba kugira ukuboko mu itorero muri kese y'ikanisa buri gihe ngo yagiye wenyine yagiye kujera. No, namba ari n'umupastor uhanyumva ari we uzujera umutungo w'ikanisa, ari wrong. Bibiri iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 6 igice cya mbere, haravuga ngo intumwa zimaze kuvuga ubutumwa hari Yerusalemu, ngo abayuda bakigira kibaragwira, ngo batangira gutongana, ngo bapfa nguko bamwe bacikanywe ku rugerero. Ngo Petero intumwa zirahura zose barya 12, baravuga ngo dutore abantu 10, abantu abadiyakoni 7, ngo bagabure ibyo bagaburira abantu, ngo naho abashumba bakora imirimo 2 gusa. Umurimo washumba bakora ni imirimo bakora ni 2. Uwa mbere ngo ni ugusengera itorero, uwa kabiri ngo ni ukuvuga ubutumwa mu itorero. Rero ugomba kuvuga ubutumwa mu itorero, ugasengera itorero, wamara ugashiraho abadiyakoni, abakontable bareba imitungo uko ihayigenda nuko imeze. Naho wewe n'aba pastor ayidayirukaga gahita ukora bwo kujya iryo ngiryo ejo bazarirwaniramwe bamwe basohoke. Kandi naho ngaho benshi biri mu gufira, nuko usanga hari abashumba bamwe bagenda bonyine akaroba ba comptable. Iyo abaye comptable kera ukuba wamenya amavuta ibibazo biba zabaye. Urakoze, sinzira nasubije ikibazo cyawe. Yego, uransubije neza cyane. Ariko ndagira nkubaze, niki gituma ikanisa ryatera imbere? Impamvu ikanisa ryatera imbere hari ibintu 3 cyangwa 4, reka mvuge nka 3 cyangwa 4 bituma ikanisa ryatera imbere. Ikintu cya mbere ngize iminsi mzigisha hano iwacu. Yego. Ikintu cya mbere no gutana himfana. Ukagira gusaba abantu mu ikanisa birirwa gusaba tahabana imfana, ibindi byagenze gutya nabandi, ibindi byagenze blaming one another, they blame one another. Bakirwose bavuga gusa ngo ni nako utakoze, ni nako utakoze. Waje kureba iwe ugasanga ntacaza akora nakim. Aricaye mu itorero gusa usibye gushusha intebe no kuba supervise, kureba abandi abakoze n'abatakoze. Iwe ntaca ashinzwe, ntacaza akora. Rero bamwe ngo itorero rizatera imbere ntacuza ukora ari wowe nyiraryo. Po ya mbere ni blaming, kutana himfana. Point ya kabiri nukuda supportinga wa murimo we urimo. Mugomba kuriha amatara, mugomba kuriha renti, warangiza ntutanga icyacumi, ntutanga sadaka, wamara ugategeza ngo uraguze gusenga aya matara yake. Hari akabizagenze gute utatanze sadaka, utatanze umutungo wawe ngo ushigikire umurimo w'Imana wicayemo. Bibiri iravuga ngo tugomba gukoresha imitungo yacu kubw'umurimo w'Imana. Yoshua yabwiye itorero arababwira ngo muze dukorere abw'Isiraheli, muze dukorere Imana yacu. Tureke izimana z'abamori nimuzikurikira nje sinjana nabyo, nimwanga njewe n'umuryango wanje tuzakorera Imana. Abandi nibareka wowe uzakore ukorera Imana. Ugomba kwitanga mu murimo wawe w'Imana ugakorera Imana. Ijambo rya gatatu ni excuses, abantu kuzana impamvu umurimo w'Imana. Umuntu agaravuga ngo urabona njewe nari ku kazi nagize gute, sinasenze kubera impamvu yi, sinagize kubera impamvu, sinatanze kubera afite amabiri menshi. Ugasanga umuntu ahora muri excuse umwaka ugashira. Waje kureba mu mirimo y'itorero ku gitabo ntagira umurimo umwe yarangiza azariko gusatera pastor imijugujugu ntiyagize iki, ibakora ari ntibaririmbye neza, iwe ndazaza kurepeta abandi bagize gute, ntibaguze ibizuma, nta microphone zihari, ntaza tanga amafaranga. Hari uruganda pastor bagira go gukuramwe ibikoresho, uri amafaranga. Tahandi bakura amafaranga yo kuriha umuriro no kuriha aho basengera, na amafaranga. Tahandi bazokura amafaranga yo kugura ibibanza no kugura itorero, na amafaranga. Azava hehe? Azava mu bakristo. Rero baba kristo bashaka ngo ibintu bikogwe, ariko iyo ntaco bakoze, ntaco batanze, bamwe bagashaka ngo ibintu bisaba amafaranga barabikora neza. Rero namburi mu itorero mwene data ba responsable ugira icyo kora. Ijambo rya gatatu nukutaba responsable w'ikintu, ukumva ikintu urimo si icawe n'icabandi.
ugomba kumva ko uri responsable, aho uri ni wawe, n'itorero ryawe, ni umurimo w'Imana urimo, naho Imana izaguhembera, naho wahamagariwe, naho uzakorera Imana. Ibyo bintu nubyumva neza, ukareka gutabanaho imfano, ukumva ko ari wowe ugomba gukora, ugatanga ibyawe mu murimo w'Imana, ukareka kuzana impamvu iyo ari yo yose, ukaba responsable w'igikorwa runaka, nukuri Imana izaguha umugisha wagura iryo torero, kandi nugera mu ijuru Imana izabiguhembera. Narisobanuye mu gitabo cy'ibyahishuwe, Yohana haravuga ngo ndaza vuba, ngozanye ingororano, ngo kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Rero nukora neza Imana izaguhemba, kandi uwo murimo urimo uzaguka kubera wewe. Bizabimera neza cyane kuba mu murimo hawe ukora ibikwiriye. Hari ikintu nabwiye abantu ejo bundi, nta kindi kintu kiza kimera neza ko kuyobora abantu bari tayari gukora, bakaza babaza umuyobozi wabo ngo dukore iki, tugufashe iki. Muri Amerika nkunda akantu keza, baza uzugera ahantu bakabaza ngo how I may help you, niki nagufasha. N'abantu bacu kugira ngo uzabone umuntu ubwira umuyobozi ngo nakora iki, tugufashe iki, dukora iki, aho kugira ngo mumubaze ngo dukora iki, gura umurimo w'Imana uzamuke, muza mumutera imijugujugu, mukamutaho imfane ngo ibintu byakoze, mwe mwicaye gusa muri aba supervisor muhaye mureba. Ni byiza ko umuntu wese ahaguruka mu murimo w'Imana akagira icyo akoze, kugira ngo uwo murimo w'Imana ugire gute, uzakomere kuko warubajije. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Reka dufate undi mwanya tuganire ku bitabo wanditse biri hanze. Ni ibitabo bimeze bite, byaje bifitiye intego zo guhindura ubuzima bumeze gute ku bantu, byafasha abantu mu kinyejana turimo. Iba nk'udusobanurira tubiganiro. Ni ibitabo byakujemo iyo mpano yo kwandika ibitabo, ni iki, bigamije iki? Urakoze. Nanditse ibitabo bibiri. Nanditse igitabo cya mbere, ni iki cyitwa ngo ni urufunguzo rw'iyerekwa. Iki gitabo kiri mu Kinyarwanda, kiri ahantu bagurisha ibitabo mu Rwanda, hariya ku Nkuru Nziza. Yego, ababikeneye niho wagisanga. Nandika ikindi gitabo cya kabiri, iki ngiki cyitwa ngo ni Dream Giver. Byose biri kuri Amazon. Iyo Dream Giver bisobanura ngo hepfo haravuga ngo ni journey with God towards your dream. Ni urugendo. Ndavuga ngo ni Dream Giver, iyerekwa. Yego, utanga iyerekwa ni Imana, niko nashatse kuvuga, kuko iyerekwa ryanjye aho narikuye nta handi, narikuye ku Mana. Dream Giver, uwambaye dream ni Imana. Icya kabiri ravuga ngo icyo bita ngo ni subtitle mu Cyongereza, urugendo hamwe n'Imana mwiyerekwa ryawe. Rero icyo nshatse kuvuga, ibi bitabo nabyanditse mu rwego ubuzima naciyemo n'ubuzima bugoye cyane. Aho naciye naravunitse cyane, nshaka ikintu nohereza abandi bantu, nabwira abandi bantu nuko nandika ubuzima bwanjye, kandika nuko abantu bageraho bifuza, nyuma bazakomeze babisome n'igihe nzaba ndahari, abantu bazokomeze bafashwe nabo bahinduke nk'uko naje nahindutse. Rero n'ubu ndakomeje kwandika, ndasaba abantu babigure, babisome, birashobora kuzabahindura ubuzima, bakaja mu yindi level y'ubuzima, kuko ubuzima burigwa, ubuzima burashakishwa, kandi ugeraho ushaka iyo ubishaka. Urakoze. Ni ukuvuga ngo birimo ubuhamya bwawe, birimo ubuhamya bwanje, ubuzima bwawe bwose, birimo ubuzima bwanje bwose, n'ubwenge cyagufasha kugira ngo ugere kwiyerekwa ryawe. Nk'iki igitabo iki cy'Icyongereza, chapitre yacu ya kabiri iravuga ukuntu umuntu agira iyerekwa nuko arigeraho. Navuze ibintu bitanu bituma umuntu agera kwiyerekwa ryiwe. Navuze ko umuntu atangira iyerekwa nuko yarigeraho, iyerekwa riva nuko yarigeraho. Iki gitabo cy'Ikinyarwanda navuze ibintu byerekana uko umuhamagaro, uko wamenya umuhamagaro wawe n'icyo wakora kugira ngo ugere ku muhamagaro wawe. Mvuga n'inzitizi z'umuhamagaro, impamvu abantu batagera ku muhamagaro. Ijambo rya mbere ni ubwoba. Ubwoba butuma abantu badatekereza neza, badakora neza. Icya kabiri ni abantu baguca intege, abantu bakakubwira ngo ibi ngibi ntiwabigeraho, kandi wabigeraho. Icya gatatu ni uguha amajwi ibintu biguca intege, bikubwira amagambo atari meza, ukayahereza umwanya muri wewe. Icya kane ni ubunebwe, ubute, laziness. Ugasanga umuntu ndashobora gusoma, ndandika, amashuri ntiyamunaniye, ahubwo yagize ubute bwo gusoma. Akazi karamunaniye, si yabuze amafaranga kubera ubukene ngo ni umuvumo, ahubwo yabaye umunebwe wo gusoma, yabaye umunebwe wo gukora.
rero ibyo byose nagaragaje ni inzitizi zituma utagera ku iyerekwa ryawe. Kugira ngo izo nzitizi rero uzitsinde, nuko ugomba gusoma ibitabo nk'ibi bikaguha gufunguka mu bwenge mu mutwe wawe ushobore kugera ku rundi rwego. Nuko ugomba gusoma ibitabo bigufungura ubwenge uje ku next level y'ubuzima bwawe. Murakoze. Reka tuzakomeza tuzamamaze yego no mu mavideo yose tuzagenda ducisha ku muhanyi tuzagenda ducisha kantu gakangurira bino kumvisa abantu ibi bitabo icyo bigamije. Niki cyatumye iki gitabo kiri Dream Giver utagishize mu Kinyarwanda cyangwa mu rurimi rwumva n'abantu benshi, kubera ko nicyo gikubiye mu buzima bwawe? Nabishize mu Cyongereza, nashatse kubwira abantu batumva imvugo yacu kugira ngo mbabwire ubuzima bwanje. Harimo chapitre gusa ivuga ubuzima bwanje kuva mvuka mu giturage kugeza ngeze mu mujyi, uko nabayeho, ubuzima nabayemo kugeza ngeze muri Amerika, kugeza mbaye umunyamerika nkagera muri ino nzo ndimo, birimo muri ico gitabo. Rero nashatse kubwira abanyamerika, kandi barasoma cyane abanyamerika, baranakiguze cyane. Nejo bundi hano hari abantu benshi twari bifite party hano, tutumira abantu baraza bashitse, nari mbifite, barabigura byinshi cyane. Niyo ngiye kubwiriza mu makanisa y'abanyamerika ndabitwara bakabigura cyane, kabafasha kumva amateka yanje no kubabwira aho navuye naho ngeze, kuko nabo bashobora kuhagera. Ikindi bakangura ubuzima bwanje, mbabwira ubuzima bwanje nambara mfite ibyishimo nezerewe. Ugomba kurenga ibibazo waciyemo ugatekereza ubundi buzima bwiza buri imbere. Hari ijambo ry'icyongereza rivuga background, icyo bita background. Don't keep focus on your background. Hari abantu baguma kureba muri kazengerera bya bibazo bahozemo, bivemo uje ku rundi rwego. Hari abantu baguma kwirebera muri famiye zabo, bivemo uje mu rundi rwego. Paulo yaranditse ngusiga ibiri inyuma nkukiruka gufata ibiri imbere, kuko ibyo Kristo yafatiye. Hari ibintu byiza biri imbere tugomba kwirukira gufata kuruta guhora muri bya bibazo twaciyemo. Namba warahuye n'akabazo kamwe, reka kakabazo kugatindaho gasiga inyuma, tambuka ugere ku rundi rwego. Wa munyarwanda yaravuze ngo ibyiza biri hehe? Biri imbere. Komeza. Urakoze cyane. Kuba warakitse cyangwa kirentitire ngo Dream. Yes. Wacyanditse kubera ko wageze ku nzozi zawe, kubera ko wisanze muri Amerika, cyangwa n'ubundi yije kugira ubushobozi uri kiri muri Afrika uba waracyanditse? Oya, ahubwo nacyanditse ko ngifite dream, kuko dream ntayo ndageraho. This is the beginning. Iyo bigaragaza uko umuntu agera kuri dream ziwe nuko natangiye, ariko nta dream ndagera. None uvuze ko utarazigeraho. None se kubera iki wanditse igitabo kivuga indoto zawe utarageraho? Imana yampaye iyerekwa, ndi mu nzira yayo. Nukuvuga ni ngaho no bavuye hano nji wawe nkaba ngeze nka za Dayton ngiye muri conclusion tabavuga yuko ibyo uvuga byose bigezeho. Oya, ahubwo ndatangiye, harimo ibyo nshaka kugera ahubwo. Kugera kuri ico gitabo rero ntabwo ari ku achieving a dreams, ahubwo ni kimwe nikibwira abantu dreams zawe, nigikurura abantu kuri dreams zawe. Yego, it attract the people on your dreams. Buri ikintu gituma abantu benshi ntaco bageraho, banyugwa vuba, baryama mu nzira bakikomeje urugenzi. Nikuko wagenda utashiwe washaka kuri McDonald's waryo ukamwara, ugomba gukomeza urugenzi ugakomeza uhayusha. Ikibazo dufite tunyugwa vuba. Impamvu ntuzubona abantu benshi bacu batiga, banyugwa n'ifaranga za Amazon, kandi zabo ziri imbere ntibazigereho. Ziri abarimo abarya n'izabandi babatije, hari zabo ziri imbere. Ugomba kwiga ukamenya ubwenge, ugakorera Imana kugira ngo uzagere kuri next level y'ubuzima bwawe. Ndi mukubwira abantu nda kindi kintu ciza kwisi, ibintu byiza kwisi ni bitatu: nukuzura umwuka ufite ubwenge ufite n'ifaranga, nta bindi bintu kwisi. Ugomba kuzura umwuka ufite ubwenge n'ifaranga, nibyo bintu bya mbere kwisi byiza biryoshe. Uzi gusenga Imana, ukabana n'Imana, ufite ubwenge, ufite n'amafaranga yawe ntawe usaba. Tugende isami tuzakomeza tuvuze. Gihagaze ku mafaranga ngahe? Na amadolari 20 gusa kuri Amazon, cyangwa ukampamagara kakikoherereza. Iki Kinyarwanda zose ni $20. Zose biri kuri Amazon niko biri. Okay, igikurikiraho ufite kudusorera ikindi gitabo kimeze gute? Ko ndasohora icyongereza kivuga ngo don't give up, ntugacika intege. Icya kindi ni volume ya kabiri Kinyarwanda yico ngico, volume ya kabiri aravuga ni good, erimwe amashapitire agera kuri 7 nayo ivuga ukuntu umuntu achieving a dreams yiwe, no kumuntu agira ubwenge, no kumuntu atera imbere, no kumuntu breaking a barriers, cyangwa uko umuntu urenga imipaka yawe, ukurenga abantu baguca intege, tubaha umwanya ugakomeza. Nicyo mpaye nandikaho how to achieve your dream.
urakoze Dr. urakoze. Reka dusaba kandi kantu kamwe abakurikirana Grace TV gukora subscribe. Yego abakeneye kuza badukurikira buriya ari ikintu abantu batazi ubwenge buri mu guca kuri Grace Tabernacle TV y'abantu bogeze igihe ishurirwa bakaza baza kureba ibintu biri mu kwanyura bizohindura ubuzima bw'abantu uraje we nkubwiza ukuri namayigwe nagize yo kukumenya no kumva umwanya tukaganira arico wumva wahindutse kinini cyane reka nakikubwira byo tizana ngo kubikubwira hari n'abantu banyubaho kubera ko tuziranye nawe ndi imbere y'Imana kandi urabizi ko nturahira imbere ya kamera mukuru kw'Imana hari abantu banyubaho kubera ko tuziranye nawe ntaco ndageraho buriya niba babonye telefone yawe irampamagaye bakabona izina ryawe ranze muri naka ni uguhamagaye so bivuze ko umaze kubaka ibintu byiza mu mutwe w'abantu no mu mitima y'abantu. Yego rero kukwegera no kugutega amatwi no kuguha umwanya no gukurikiza ibyo wavuze no kubaka fondation y'ubuzima bwa benshi muri iki gihe cya none. Yego mu badafite kukugeraho mu badafite n'indangurura amajwi reka mbabwirire yuko tugukunda kandi wazigiye dukeneye amagambo meza nk'ayo ngayo kandi yaburigiye kandi tugushikiye muri byinshi. Urakoze ntabwo ngoye kubona uwonkenera ndabizi zo nambugoye nambutagoye arabanyamakuru bazampamagara ngo wambabariye ko tubwira Dr. tinyabona rindi yana muzagendeye ni karibu rwose nta kibazo kandi udukeneye dusanga kuri Grace TV yego cyangwa akaza kumuhanyi TV cyane yaza hadusanga buri gihe tukaganira ibi dukora ni mu rwego rw'umutwaro dufite wo guhindura ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Ubundi kizaranga umuntu muzima ni umuntu ugira impact ku buzima bwiwe akagira na impact ku buzima bw'abandi. Buri ikibazo dufite kenshi muri Afrika ni abantu bikunda bamuha ubuyobozi bamuha umwanya bamuha position aho gutekereza icyo amarira abandi agatekereza icyo yimarira. Yes ni byiza kwagira icyo wimarira ariko ni byiza kugira icyo umarira abandi. Ni byiza kugira icyo umarira umurimo w'Imana. Ni byiza yuko hari icyo abantu bazokwibukiraho ibyo wakoze ibyo wakemuye ibyo wasigiye abandi. Wa muri ibyo yaravuze ngo se Imana n'abantu bazakwibukira kuki bazakwibukira kuzageza umarira abandi. Naho ibyawe wariye n'ibyo wikoreye ntawe ubizi ariko nugira icyo umarira abandi abantu bazohora bakwibuka. Hari abazagukunda hari abazakwanga ariko abenshi inshuti nziza bazagukunda nukomeza kugira icyo umarira abandi uvuga ukuri. Kandi kera hari umugani twagiraga ngo inshuti ya benshi ngo yatinze gupfa. Ugomba kugirira abantu benshi neza ukabakunda kandi ukabafasha. Buriya ubutunzi bukenewe muri iki gihe ntabwo ari amafaranga nta makuru. Igikenewe nuko duhereza abantu amakuru kugira ngo abantu barusheho kugira ubwenge no kumenya. Turabashimiye abantu mwese mwadukurikiye. Imana ibagirire neza. Turi hano kuri Grace TV mwakora subscribe kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu za buri munsi. Nakagaruka tuzaba turi kumwe namwe umunsi utaha. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Dr Bishop Musinga. Imana ibahe umugisha na Sami yari yansuye. Imana imugirire neza. Asante sana. Murakoze cyane.